ari mu ruhande rwacu umubisha wacu yava hehe ibyo ni byiringiro abera tugendana uwiteka azaturinda amajyana amaza. inshuti z'umusaraba buriya dufite abadayimoni benshi barwanya ubutumwa bwiza, barwanya kumenya Imana, kandi iyi si irimo imbaraga zikomeye mutari kubona ibintu biri kuba. Hari ibintu byinshi biri gukorwa ku ruhande byo kunaniza abantu b'Imana no kunaniza abanyamasengesho. Mutekereze ko Ahabu yari umwami n'umugore wari umwamikazi, ngo barafasha abahanuzi bazima, babaha ibiryo, barabagaburira, barangije bica abandi, barabagaburira barapfa, babica mu mwuka, babategeka kujya bahanura ibinyoma. Eliya waracika aratoroka, abandi barapfa, abandi bajya kwihisha, ariko Eliya aravuga ngo tuzahora twihisha. Ndumva rero tutahora turi mu myobo, ngo abarukure mugende muri mu myobo, umuse nk'abadahari, isi genda ivuge, ibinyoma bikoreke, tureba tuceceke ngo tuvuge ngo ndakundi byagenda. Oya, namureke tujye kurahura mu ijuru. Ngeri yari ikintu yamaze gukora, iyo umuriro umanutse hapfa abadayimoni benshi. Iyo usomye ku murongo 40 mu gice cya bwa mbere uhanuza bwa mbere rw'abami, cyangwa igitabo cya mbere cy'abami 18 murongo 40, ngo Eliya ahera akafata abahanuzi ba Bāli, aravuga ngo ntibasimbuke, ngo numwe, ngo ntibasimbuke numwe. Ngo arabafata Eliya, ngo arabamanukana abagejeje ku kagezi Kishoni, abicirayo. Maze Eliya abwira abantu ati haguruka ufungure kuko numva hagiye kuza kuko imvura y'impangukana, kugira ngo hagire imvura igwa. Erega uyu muri mushinga urakomeye. Umushinga wa mbere nuko abanza guhagarika ibintu bituma abantu bose basuzugura Imana, n'ibituma bavuga ngo Imana ntibaho. Niwo mushinga Eliya yakoze. Umushinga wa kabiri nkuko twabibonye nuko yavuze ngo none abantu ba Bāli nibaze duhurize ku kimenyetso. Arabahamagara batumira ku musozi ngo nimuze mukore ikimenyetso turebe. Baremezanya bose ati nge ndumwe muri 450, ni mubanze genda akora nyuma. Satani burya yabanza, mureke ibyabanje byarabanje, ntimutebwe ubwoba n'ibintu mubona byinshi n'amazina yabyo n'imbaraga zibiri inyuma n'ababiherekeje n'ubukana. Ni oya, umuntu w'Imana umwe wizera ukorana n'Imana ashobora gusenya ibintu bimaze imyaka n'imyaka, ibinyuma by'abadayimoni akabikubita hasi. Ni munyemerere rero, ndagira ngo usabe by'umwihariko wowe, impamvu Imana yashimye ko kino kiganiro kikugeraho buri munsi no kugira ngo ubucyuriwe mu Mana, n'impamvu bakijijwe. Ubuke n'urugendo tujyamo, ubuke n'igihugu cyo mu ijuru. Turi abaturage b'Imana bari ino, turapfa rero turacyari ino. Iminsi dusigaje dushobora kuba twaragiye turangara tugahugira mu byisi, akisa hirageze ngo Imana twizeye igaragare. Rero yaravuze ngo bimenyekane ko Imana ari yo Mana, ariko nanjye bigaragare ko nakwizeye. Ndagira ngo nkubwire ngo Eliya rero uherutse twabonye ukuntu abahanuzi biriwe bakozora, imvura ntiwaka. Ngo reke Eliya yakoze komande, abwira Uwiteka ati Imana ya Aburahamu, ni Imana y'amateka, Imana yabanye na Aburahamu, Imana yabanye na Yakobo, Imana yabanye na Isaka, Imana y'Isaka, Imana yabanye na Yakobo. Ati uyu munsi menyekane ko ari Imana. Umunyamasengesho uvuga amagambo make akizera cyane, nicyo kintu nkwifuriza. Va mu magambo menshi, va mu matiku, va mu nduru, va mu buhanuzi. Wowe hinduka umuntu uvuga amagambo make, wizere cyane. Dore iminsi wasenze ni myinshi, ikibazo wazize nta kintu kutizera. Uri wese tutitaye kwa aho uri n'ibibazo bikugose n'ingorane, wahesha Imana icyubahiro. Tubonye rero ko Eliya ngo ajya kwica abadayimoni. Umva, dufite abadayimoni bahagije bamaze kuzura isi, ariko dufite aho twakora komande umuriro ukamanuka bagapfira rimwe. Uzi ko ngo imvura imaze, umuriro umaze kumanuka, Eliya yavuze ati nta kintu gisigaye rero. Ifazi ikurikiraho, ndavuga igice gikurikiraho cyo kuba imvura igiye kugwa, ntagigwa abahanuzi bagihari, tubanze tubice. Warabanje bose 450 ngo barabafashe ngo batiruka. Iyo tumaze gukora komande, umwuka waramaze kumanuka, duhabwa imbaraga zo kwica abadayimoni. Ngo yahise ngo babica bose barabarangiza. Bamaze kubarangiza hakurikiye hiki. Umva nkubwire, Imana irashaka gutera inkunga umushinga wose wayizanira, wihesha Imana icyubahiro. Uko twabibonye rero, umunyakwizera ni rwiyemeza mirimo, ni umufatanyabikorwa n'Imana. Umuntu wizera ni umufatanyabikorwa n'Imana.
abantu bizera n'Imana nibo bazwi n'Imana nibo bamenywa nayo. Bibiliya ikavuga ngo ntago Imana ikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo kuko yabikiye umudugudu. Va mu cyiciro cy'abanyantege nkeya, vujya mu kwizera, uhagarare mu mwanya wawe n'Imana yagushyiriyeho. Komera rero mu kanya tugiye kurebera hamwe kuyu mushinga twatangiye tureba Eliya yakoze uko waje kurangira, nawe ubwawe utangira ukora umushinga uhesha Imana icyubahiro kuko uri gwiyemeza mirimo kandi inkunga zawe ziragutegereje ngo Imana iziguhe. Noneho rero nkuko twahoze tubibona burya Imana n'umuterankunga w'abantu wayizera. Eliya ni gutesha abahanuzi bangana na 51. Erega iyo umuntu umaze kumanuka abadayimoni ubwabo baricana bakarangira bagahunga. Bibiliya avuga ngo Satani mu murwanya azabahunga. Twamurwanya ryari ariko dufite ushyikiwe n'ijuru. Iyo usomye rero ku murongo waho rero wa 41 hagiye kwasigaye ikintu cya gatatu cya nyuma cyo ko imvura igomba kugwa. Ngeriya rero hise abwira Ahabu ati haguruka wiruke. Umva n'abami bari batitiye. Umva abanyakwizera ntago basanzwe. Imana icyama Imana kumva iki kintu Imana ikubwiye n'ukuri. Munyakwizera asiga ategeka. Ahabu ntiyari afite cyo kuvuga, nta wari ufite ijambo, nta guverinema, nta cyo gukora. Wari ufite ijambo n'umwe gusa, ni umunyakwizera umwe, umugabo muto muto wari umaze iminsi yibira kukageza atungwa n'amazi y'akagezi agaburirwa n'igikona. Abantu batungwa n'Imana bagahinduka abantu badasanzwe. Umwami ngo akajya avuga ngo nkora iki, aramubwira ngo iruka ngo ufungure kuko numva hagiye kugwa imvura y'impangukano urye vuba ubone kugenda. Ngo nuko ngaha barazamuka ngajya gufungura. Eliya nawe ngazamuka ajya mu mpinga y'umusozi w'i Karumeli, ngo yicira hasi yubika umutwe mu maguru. Ngabwira umugaragu ati zamuka witegereze ku nyanja. Ngazamuka ritegereza ngaragaruka, ngaravuga ati ntacyo mbonye. Abwira gusubirayo, ngagiye inshuro 7. Ibaze ubwo Eliya yarageze ahantu agiye gusaba ngo Mana nshimye ko imvura yahagaze, nshimye ko umuriro wamanutse, nshimye ko n'abahanuzi 450 bapfuye kuko nibyo. Ariko se ya mvura ni narahagaritse. Ariko umugabo agenda n'imvura, abanyakwizera bagenda n'ibintu by'abandi. Uzi ko Eliya yagendanaga imvura yarayihagaritse, aravuga ngo kugeza igihe nzabitegekera. Ni Eliya wabivuze ngo kugeza igihe nzabitegekera, yishiriraho igihe. Ndagira ngo utangire gutegeza umushinga. Ndashaka gusengera ushaka umushinga umwe mu mishinga yahisha Imana icyubahiro kandi wowe bigizemo uruhare. Eliya yavuze ngo ndahagarika imvura, nzayigarura mbishatse. Eliya arabikora, ahamagara umuriro uramanuka ku mugaragaro, izuba ryaka, biramenyekana ko Eliya akorana n'Imana. Abahanuzi bose b'ibinyoma birirwa babeshya barapfa bararangira. Hanyuma Ahabu aravuga ngo nkora iki. Ikintu rero Ahabu rero yavuze ati yamubwiye ati nkora iki Eliya. Iyo tugeze mu mwanya nk'uyu muri 4e dimension mu rwego rwo kwizera tugeze hejuru, n'abategetsi n'abakomeye b'igisi bagira ubwoba kuko dufite ibintu batagira. Ngeriya ngo Eliya abwira Ahabu ati wowe n'ubugiye ndaje, imvura igiye kutabura kutaha. Imvura yihe yo kwande yebonaga mu kwizera. Ngo ajya gusenga, ngo arasenga, abwira umugaragu ati yakundebera ku nyanja ko hari agacuri kubona. Umva mbabwire ngo yagiye ngagiye inshuro 7. Ngo ageze haravuga ngo kunshura 7 aramubwira ngo ndabona ati mbonye agicu kingana n'ikiganza kikuva mu nyanja. Eliya amubwira ngo ugende ubwira Ahabu uti itegura igare ryawe umanuke imvura itakubuza gutaha. Mwari muzi ko buriya aka kaganza tukabona, ndi kubona nanjye akaganza, ndimo mbona igicu, ndimo mbona ikiganza, ndimo mbona ikintu. Nukuri ndabona ikintu kigiye kuzakoreka kandi abanyamwuka mugiye kuzamuka muve mu ntege nke, muvaho mwihishe. Tugiye guhaguruka ubu ngubu Imana igiye gukora. Ntimugire ubwoba bw'ibyo mubona, dufite aho dukora komande. Ngo maze ngabona akaganza karacya, ikiganza cy'Uwiteka kiracyahari, maboko y'Uwiteka aracyatureba, amaso y'Imana aracyakora, aracyareba. Imana tubwenga amaso yanjye ntago yahumye kukureba binanire, n'amatwi yanjye ntiyapfuye ukumva binanire, n'amaboko yanjye ntiyaguye naniwe gukora. Kuko Imana kuracyarambuye ku bantu bayiringira. Abanyakwizera mugiye kubona uko kw'Imana. Impamvu mbinginga amabwire ngo ndakwinginga ngo uzabishwaho no kwizera. Aho tugiye kuba mu buzima budasanzwe. Ngo maze ngo Eliya aramubwira ati genda ubwira Ahabu yihute imvura itamusanga mu nzira. Yarabonye akaganza gato, akangaka nako gateye ubwoba. Tugiye ugasenyera akaganza. Ndashanga umukanya ako kaganza gato umuntu abona agahana uruhanuzi bukomeye. Ati bwira abantu ko agiye kuba ikintu. Ni ikintu umuntu ababonye. Ngo hashize umwanya, ngo imvura y'impangukano, ngo ijuru ririhinduriza ibicu n'umuyaga, ngo biragwa nk'imvura ya rukokoma. Ngo nuko Ahabu yurira igare rye ngajya igare rye agera Yezereli. Imbaraga z'Uwiteka zijya kuri Eliya, ngaraceura rirukanka yiruka imbere ya Ahabu
amutanga kugira kuri mu Ryezereri. Mwari mubonye ko ihaguye imvura ariko bisaba ko nta kuza gutaha, yari imvura imaze imyaka 3 itagwa agomba kugira rimwe, yasaga rongo haguye imvura igwire rimwe. Kambabwire intege nke zose abantu bamazemo iminsi dushobora komande mu buryo bw'umwuka hakaboneka ikintu kidasanzwe. Intege nke zose Imana ishobora kuzimara, hakaboneka imvura y'impangukano, umwuka wera akamanuka, abantu bose bakamenya ko Imana ari Imana. Reba rero umushinga ngiye gusengera mu kanya, kandi nkwibutse ko hari ingororano Imana yemereye abantu bakurumwe n'imishinga, nuko izatujyana mu ijuru tudapfuye. Abapfuye bizeye bazabitwa ko basinziriye, n'abazabakiro bahindurwe. Ikintu Imana yahembaye Eliya ni igiki? Wowe urereye wamuhemba iki? Mukatiye kure igihembo Imana ihembaye Eliya, umunyakwizera azahembwa iki? Abizera bazahembwa iki? Bazaragwa iki? Aba bantu barwemeza mirimo bahabwa iki? Twakira mu kanya tunasenga ukomeze gutegura umushinga wawe. Kuko rero twatangiye tubivuga nko kwizera turimo tuvuga, ntago ari ukwizera ku rwego hasi kw'ibiryo, no kwizera gukomeye. Turagiye kureba mu kanya dusengera umushinga ugiye gukora uguhesha Imana icyubahiro mu buzima bwawe. Uraza kureba ko Eliya Imana yamuhembye kumujyana mu ijuru akaguruka agataha. Niko nakwe bigiye kuza tugendekera. Iyo usomye mu Bāmi, igitabo cy'Abami ibice byaho 2 haranditse ngo bakigenda ngo baganira, ubwo ni Elisa na Eliya, ngo haboneka ngo igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya. Eliya ajyanwa mu ijuru ngo muri serwakira. Elisa bibonye arataka ati data wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi, nuko ntiyongera kumubona ukundi. Umva nkubwire, reba kugira ngo ubwire yabereye Isiraheli amagare n'amafarashi. Ngibi rero ibintu Imana izahemba bizera. Ngiye ikintu Imana kwifurizaga. Umva nkubwire, Imana izahemba abantu amagare n'amafarashi, Imana izahemba bizera ijuru. Nta kindi gihembo cyacu kibi nahanga, kuko Paulo abwiye mu Batesalonike asobanura ukuntu abantu itorero rizataha. Arabisobanura avuga ngo ababivuga ukuntu itorero rizataha. Yosomye mu bice byaho 4 umurongo waho wa 13, dore ko abera tuzagenda. Handitse mu bice 4 umurongo wa 13, ariko ikintu kitubabwira tubwirijwe n'ijambo ry'Imana yuko twiga bazaba bakiriho basigaye kugeza kuza k'umwami, tuzabanziriza abasinziriye. Ubwo nabanyakwizera Bibiri kavuga ngo nuko abapfuye bizereye, abapfuye muri Kristo Yesu no bazabanza kuzuka. Nako duhere ko tubasanganira mu kirere. Mwamuzi ko Imana izahemba bizeye ijuru. Umva kubwira rero, twatangiye tuvuga ngo Imana niyo umuterankunga w'imishinga yihesha icyubahiro. Gira umwanya usigaranye, imyaka yo kubaho kwawe ku isi irimo irangira. Abenshi ukubye kabiri imyaka umuntu afite ntago azabakiriho. Muri market mu myaka y'inyongezo, ariko nubwo imyaka yaba ari mikeya dushobora gukora ibintu bikomeye dukoreshejwe n'imbaraga z'Imana. Ndumva nasengera umushinga ukomeye ugiye gutekerezaho wahesha Imana icyubahiro mu buzima bwawe, kandi birashoboka. Here ku bugingo bwawe ubanza usana igicaniro cyawe cyasenyutse, nurangiza kandi kugisana kimaze gusenywa cyasenyutse ugisane. Nyuma kugisana utangire gusenga nk'umuntu wizera. Nurangiza abadayimoni barapfa, imyuka mibi iraguhunga, kandi imbaraga z'Imana ziraza. Kandi usenge ubwira Imana ngo Mana ye kuba ninge ahubwo ari wowe umenyekana n'izina ryawe. Ndumva nshaka gusengera ku mushinga ugiye gutegura uguhesha Imana icyubahiro. Twibutse ko Imana umuterankunga w'abayizera, kandi Imana ikeneye abakozi. Iravuze ngo musabe nyibisargo yohereza abakozi. Abakozi bose abameze nkawe, abameze nka Eliya, babanyakwizera. Reka nkubwire ko Bibiliya yerekana abanyakwizera, ntabwo yerekana abanyamasengesho, kuko umuntu wizera abasha gusenga. Ariko umuntu usenga ntabwo wese yizera, ariko nta muntu wizera udasenga ubaho. Ariko umuntu ashobora kuba asenga atajya yizera. Ba mu cyiciro cy'abantu batizera, uvuye mu manegeka. Nurangiza turebe uburyo Imana igiye kuduha imbaraga zo gukora ibikomeye. Reka ngusengera Imana, kandi ndatekereza ko umushinga wawe Imana izawuha inkunga ikomeye. Reka dusenge. Imana yacu, kangushimire ko tukiri mu isi wavuze ngo uzaturinda umubi, ni kwa twemereye, kandi twemerera kuzaduha imbaraga zo guhamya ibyo twemera. Amagambo ye twumvise ni menshi kandi ni meza arakomeye. Uyu mwanya rero ba Eliya ntibagihari, nikwe tuhari. Ariko Eliya agiye kugenda ngo yasize umwitero. Natwe ujya mu ijuru hari ikintu wadusigiye, dusigiye imbaraga z'umwuka wera. Uravuga ngo umwuka wera naza azabana namwe,
mugabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Samariya ni Yudaya kwira ku mpera y'isi. Imana rero turashaka ko nyuma yo komeza kumva ijambo ryawe turashaka kuba abantu barwiyemeza mirimo mu bwami bw'Imana, cyane ko turi abaturage bo mu ijuru bari inahangaha, kandi ijuru ritwitayeho ryaratubaruye riratuze ko duhari. Turashaka no guteza imbere igihugu cyacu cyo mu ijuru, cyo mu isi, aho turi mu isi yagiteje imbere ikoresheje uburyo bwayo bw'isi. Nako turashaka guteza imbere ubwami bw'Imana. Utaraza gutwara itoro turashaka guhisha cyubahiro Imana. Bayiriya barabikoze biremera. Nako dufite ibintu bitagenda neza, ibintu tugaya, ariko nta bandi bo kubikora ni twebwe. Batwemereye ko turi inzu yubatse ku musozi itabasha kwihisha. Twemerera ko tutazaba imirizo, tuzaba umutwe. Utwemerera ko turi umunyu w'isi. Utwemerera ko turi abastari, ko turi izuba ry'isi, turi umucyo. Isi yakirwa n'izuba n'ukwezi n'inyenyeri. Imana rero uyu mwanya ndasenze kugira ngo duhinduke umugisha mu gihe tukiri mu isi tuyihindukire umunyu, duhinduke igisubizo cy'ibibazo isi ifite. Ndasenze rero kugira ngo uyu mwanya, uyu mushinga uteguwe, uyu mushinga ugiye gutegurwa guhesha Imana icyubahiro, uzawutera inkunga ndabizi. Kandi urakoze Imana, kuko nta kintu kibera ubusa, nta mpamvu twagira ubwoba. Kandi tugiye kuzatanga ubuhamya bukomeye. Hari ubuhamya bugiye kuzavuka muri twe bw'ibintu ugiye gutera inkunga mu mitima yacu, ugiye gukora ikintu gikomeye kuri umuntu wese avuga ngo Uwiteka niwe Mana. Ese bamaze kubona imvura iguye, bamaze kubona umuriro watse, ngo baravuze ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Eliya yari umuntu umwe agoswe n'abadayimoni benshi, ariko yarabashije guhagarara mu mwanya we. Imana ihagararana nawe. Imana hagararana natwe mu gihe nk'iki. Urakoze Mana mu izina rya Yesu, amen.